none se shu apandi ubona cyane byatwaje meze umuntu n'ubu turi kurya nabaye urabona nibyo wegera ibushize wari warwaye mageze urankura none n'ubu urananiwe nanirwe n'iki kutakoze nejo utakoze reba ibitekerezo byinshi ubu ni mwacana umuriro nkuriye ubundi nkazagira amahoro nanjye se ntangaho ntabwo ukuntu nitonda ko yego nakoze amakosa n'ibyo ariko none hamwe rwose umva ngiye nitonda n'abana mwiza ahubwo ufite umugore w'isasu kandi urabizi ndaje murebe ushobora ntagiye kuza mu kanya ndaje kwitoza bwawe igendere bikiri mu maguru ahubwo noneho wowe uze kuza basi byose ngira nigendere bikiri mu maguru mashya uramugura nawe uramuzi ushobora wanjye ndabizi neza ko ntabwo ari umuntu utaraje kereka ari byahindutse mbizi ariko wamureba yicaye akareba iriya nzobe akareba ukuntu avuga yiyorobeka reka ni mpamvu yo kuvuga nabi ntabwo yari umutima kandi umwana amagambo menshi ntabwo ushaka kuvuga amagambo menshi n'abagera ku mwana wawe uri gukiza mwamvugijeho mwazibona urampamagaye uri kujijisha ushaka kundira amafaranga amafaranga rwose umva icy'amafaranga cyarakemutse ubu nta kibazo irimo hano ni distance nyabaki ntabwo se wanyegera ubwo ari njye nawe bavuze gushya kwa karizo ukanamfataho ukanandisha nose wumva ikihe kiri kubwira ukamfata ukanantamika ngaho ngwino hano ngwino baza yegera hano baza wincugusa nyine wincugusa ibintu biheruka ryari ibiki ariko mwasize mu gati ndagusijya seje ndeba hano nyine ndeba hano mu gaza iyo uza tsaro no ukuntu umeze yo araje mbwira ngo mba ndigini ushize navuze ngo na discipline ngi iby'amagini ntabyo navuze ni wanutse yari kare kujya amagini ntabyo navuze ntabwo nigeze ngutukaje ndabona umunsi wankunze niko ni ibingibi burya bwose nibyo wibereyemo iyo nagiye mu kazi nibusigara mu ibi ni ibiki usigara utanga imineke nyine utanga imineke ku bagore bawe niko mata wowe bundi bimeze bite babarira umbwise ukuri tusohoka muri inzu ugira vuba pesa dore twiteho ni wowe umutungo w'urugo rwanjye washyiriyeho ndavuze ngo sohoka gira vuba vuba ariko se ndavuze ngo sohoka cyangwa nyamusohoka hana y'isi n'ijuru please come down ibyo uba wibereyemo nyine tuza ariko se ubu ibi ni ibiki uyu mugore wawe arongera kunkora ndavuze ngo arongera kunkora hanze vuba vuba nihanganye naje mbagarira ugira gusohoka hanze sohoka hanze vuba niko wazabona no kujya unsanya urwanyijije umugore wawe ariko baritonda bitonda ariko se wakwitonze wawe ziba umuti mbere ntabwo byose ntabwo ari wowe byarije mbahanira cyana mwica abese nyine nyine mu ibibazo natagenda gute uri kubibaza igihe uri kuza kubimpora niba ndi umuntu sana wahageze ibintu ugira wahageze ute natumiwe niba natumiwe nahamagawe ibibazo biri hano izo ntambara zanyu za buri mwanya ngewe ndabira niruziteza hano uraza uvuye hariya munaje usuhuza suhuza iki suhuza iki suhuza iki nsanze uri gutamikana n'iyi ndaya suhuza none urantinyutse ngo ndinda urinda kufatse kugera ndaya mukubita reka nkubwire nyamuneka bimenya katwite nyamuneka kandi nawe twite siki umva se ninda nayikura ninde bayitonze nyine iratusha tusha vana sibyo mwitonze mwitonze none uhita ubibona mite nguhanyo ko munaborohera mukagira ngo ndakubaza urabona nakoroheye urabona nakugiza gute mukoze iki umugabo wanjye se ninde akubwiye ko yongeye ukagomba discipline nkeya niba nyoko atarwaye discipline wisa kuri ndakwiyamye ninde nawe se watanga undi discipline uri kubona arinde yewe kwanza njye nta n'ikintu njya kugana niba bishu yawe urebe buraza urata ubusa udashinga ngo ufite ngo amadada ngo y'umugabo reka mubwize ukuri reka birangiwe reba ibintu muba muri kurya ntabwo ari imitsirwa si imitsirwa
wanjye mwamurya hano hari hangahe none angahe yanjye ahubwo si umuyarira kwanje aha ni kwawe cyangwa ni wawe ngira amafaranga yawe ariko umugabo wanjye kagatonike uratega se utega ibiki abasa nave yohana ari guhungajya ari kuzigira aba bademoni binjiranye ibintu byanyu ntabwo reba ngo ari guhunga ye yicarira ahangaha nawe icazwa aho ngaho utongera kwegera none se ntabwo mushobora fata imineke yawe wamaye uyirya n'ubundi ureka wowe urifata ukazana imineke umugore akaza kuyinyurira urifata ukayizana fata birya fata nawe birya niwo bishaka wa mugore we reka mubwire kwiba mahave umva mahave mureke reka kumukubita oya kama ko kimeze gusa nawe mva niwo bitera byose oya mureke kurwana umwana wanjye ahuye n'ikibazo niho wabe ndakura uranze byose ntabwo ari wajya kumamagara uba umuhondo ntabwo ari wowe watuza ariko se mwafitoza nyine ako se ibintu ngabo nyine nimutuze basi twumvikana mwicarane muganire iri tugu rikaza kunkubita ho kumukubita gusa ko n'amaso nayakuramo oya muretse please twitese twitse ndi kukurera ngo ujye mu tuza nyine ko narahihanganira ko icyo kirane nta kibazo tuganire ubundi sitavuga ko nta kibazo ufite ubundi ubundi rishano waritaho byigenda ajya he uyu muntu ubana na dayimoni mu nzu ngo utazagenda ubu ntabwo mushobora guha umuntu byose ngo mutuze tuganire neza ubundi twaganira neza tunatuje amaso yamukanutse ibintu byose ni intambara izosi ryamushize nta kintu navugana nawe wamuginga reba ukuntu ameze abenshi niwe uza kwihererana umugabo w'abandi uzi ko afite umugore w'isezerano ni wowe ngaho ndacecetse sibyo natuje se wate nkamuhake reka muheke yashiri okay urajyana nawe cyangwa uricara mu ngayicara basi mwakirenga ibintu cyane icara mutuze buri munsi tuganire neza aya marira nzajya mpora nyarira ubu nzageza ryari ahubwo niba ukiri no kurira uzarira zakama uzarira amarira zakama azagushiramo wawaje ubu si kuko ibi bintu nzabigire ne nzabigire ne ihangane sibyo ihangane nawe nshingukaho ntabwo ubundi reka nkubaze wamamagara iki mbabwiza ushaka n'umugore wawe izi nambara ndazihazi ko naguhamagaye ngo tuganire ibi byose wajya umesaka wari umwambwira ngo urankunda nubwo ibibazo bihari ave hanyuma se nanjye nagiye kunkubitara ntangira no kumvugaho kamvugaho ibikisi urabona uri umugabo wowe urarira se urarira amata urarira se urarira zahabu ahubwo wowe reka mbwize ukuri namwihanganiye wabwiye inda yawe ikambamo wakongera ugahuruza wabwiye inda yawe ikambamo wongera uhuruze wabwiye inda yawe ikambamo wambabarira wajyana umuzigo ariko niyongere ararya ibiryo by'urugo rwe akarya n'iby'urugo rwe ndabyumva uburakari bwawe ndabyumva uburakari bwawe ndabwumva narakubashye urabizi narihanganye wakizaho abagore barenga bangahe ndihangana ariko uyu munsi wa none nguhaye akasiyo okay I understand ntabwo bizongera sibyo please ntabwo wambwira ko izi ndamu utakivugana ubusanga musanganye nanjye ariko urumva arakwiye none se umugore wamugore reka nkubaze ndinda wandaye mu mako nakurara amaso muganye ndaya iso cyangwa nyoko ubwambure bwawe twite iki nivoga mwita umwana ndetse mwita iki oya urabona mwita iki ndakubwiye ngo umwana w'ikibuga ntabwo uri akuse wari cyangwa waretse mwatuje kuko mwatuje mu nzu yanjye kumwe n'umugabo wanjye ariko se mwanaryamanye nanone iyo tubikoze yego nyine mpamvu ari ikibazo ndagukubita rero ndakwikubita reka mabwire sibyo ibintu byo kurwana mu birimo sibyo n'inka zikirwana n'abantu burengura imurana iyo ndani yana rero girerewe
Iryo ni ishyari Akusuye watushwe pe. natwite wabyumva akamba natwite ariko ubundi reka ishyari ry'umuntu uretse ubona bose mwene ni marwa. ibinure na mikorobe n'inzoka byuzuyemo ariko nta mwana urimo urameze nkawe ndatwite uyu mugabo wawe kubera iki niba uri umugore muzima ufite mu mutwe hazima hakora baragukuye iwanyu bagusabye bagukuye kubera ki wakinjira umeze nk'ivubi utabanza ngo reka ninjira iwanjye mugihe nsanze wanteye naho hasi urareba ukabona twe nta mugihe nsanze watembe ugatemba nk'isura utembera iwanjye buri munsi kuntwara umugabo wanjye natembaga se nyagutemba na nyamunsi we naje nkugana nagutembyeho nakunyereyeho wanyereyeho si nguhamamagara ubundi wabajira aka kagabo kawe ukareka kumbaza ni nayo mpamvu rero nagombaga wagombaga ufite umugabo wawe ushaka umuhenyine ushaka imbere umutwe mu mapane mama yarananiranye wese yuje ukaba uzi ko urwo rurimo umugore ukaza ukuricaramo ukarutumazamo kuriya uba uzi yuko wicaye nimba umukobwa w'umutima amahoro y'Imana ntabwo uzi ko yari umugabo w'umugore ndananiwe ntabyo uzi se uragira nicare gute se ariko ntabwo urabizi nicare gute urabizi ko ari umugabo w'umugore umugore we umugore nyabaki njye basabye bakanaba umugore nyabaki banashezerana umugore umeze nkawe karutwa n'umutare noneho wowe ugenda usenya ingo z'abandi niwe mugore uruwo ndakubaza wowe usenya ingo z'abandi niwe mugore uri okay byarangiye please urumva no uri no kuvuga nka kigwa cece oya ave reka mubwiriza ukuri nkamwe ave ariko oya waretse amaze kunesha umutwe w'umugore arahamisha ahubwo u Rwanda byarangiye buri munsi mu rugo rwanjye ninde habaye intambara y'abagore wowe uri igiki karibu se mwana wowe uzanayiguhaye turabakira se bakira iki nawe ugenda ujya kubakira umugabo aragenda akabijyana umugabo aravuga ngo marayika niwe maraya kandi babeshi niwe maraya mbi ariko se none wajya ukakira abantu ntacyo ndabyemera ibyo ngita byose ndabyemera kujya njya kwakira abantu harakumujyana ntawe njya kwakira niba mushaka kugira ngo mwongere muhanekeyo ntaho njya urashaka kugira ngo ngere mutamike imireke kandi nanjye umwana wanjye mu ndagisha ntajya nongera rwose mabuja ni karibu umwana arashaka kumusoma kwa mugore urakenyerwa rwose wowe narashaka ko musoma cyase niba bishaka ariko numvisha ushiri ibiki reka twakira mu komanga come on please uje gusomana n'uriya mwana ariko se musoma karibu namwe mureka kutuza uriya mugore yamutesheje umutwe umugore yaranamuraza ariko byagenze yego mana yanjye mwe mwese ni karibu mama karibu muraho neza candeka wa muntu we nshakira mu ruho ntibaza amoko uraho mama ukuntu kiyorobeka gusa n'ubugambo ariko se wambabariye ko ugenda utuka ushaka ko bamaze no kumwita ahubwo baramubise none bagatuka ngaho neza aho yewe induru zangase zamuyagaho ukatujya kubyara ariko se ko mutagarutse kumbyara aha ntabwo byoroshye n'agasura rw'amana we inzira ntibwira umugenzi ko icara widuhagarikira kuko ntabwo urimo yacara njyewe se ko mba nabuze naho nicara mama mpise mbura ahantu nicara wakwicara byakunda ntukicara n'imisumari iyo ntabwo byakunda yicara n'intoki ni iki ni keve ahehe n'intoki urutwe ngo niki keve ubibwa niki soko adeni byanaguye ntubizi akira aterura akana ariko ubu rero nyamuneka mbere uyu mwana nk'umubite akana n'umugisha n'agahungu n'agakobwa urugo imana yaritegereje usanga rigera ubereye koko uru ni urugo koko wisakuriza umwana uri kubwana ugaceceka kandi wa mugore we kamubwira uriya mugenzi wanjye nubwo abyaye ntabwo ujya nsuzura nk'uko ngira umurebe imyifatire afite nawe umurebe umenye ko bose bazaza bansara rwose ko nsanze bari gusa wowe naje gusanga unyaguzana yaje guterera hejuru urugo shama none imana yaje ahubwo mu mume ku mwana rero wamaye kukabira gatera niba nta kibazo ariko karisimbije
arasana ibintu ni byiza gusa arasana habese ntabwo ugira ufite n'abashyitsi n'umwana yaje uyu mwana usimwakiriza inyuma utagenda ibibazo bya n'umugabo wabigemo wakiyubashye utakiyubaha waretse kubicyanukaho ko uranshaka utakiyubaha waretse kubicyanukaho ntabwo wakubaha uyu urasa umubyeyi n'umubyeyi haguruka amata kureba haguruka reba murebe hari icyo wamubonye ihanganura narwaye rwose yo kumva uraza gukira reba murebe wamubonye reba disipurine afite we nabona nawe gushaka zabanza umenye kubivuga ujye kwiga akwiyamye wari ufite disipurine nk'iyawe wabonye abandi uwawe ari reba disipurine yuriye ni nk'iyawe bwira uwo warinda ariko wowe wabidusaba ariko ubundi wowe kuri kumva ngo nitonda rijya n'umugore ari ndashije washyizeho umwana yagushuguruje kazi n'umwana icyo ari cyo ahubwo ni kwa kundi babona ishitero bagata nubwo bari bambaye simbese ndara nimugira dati yabaye n'iri kunyuma ariko nanjye hari igihe bizagenda neza nanjye nkaterura iyo yego birafuna wumvishije bimeze icyamba wishavura akabyara umwana nzaruhuka kwitwikira abo byararangiye igikiraro byararangiye ubu muri iyi minsi warayibideba n'ubu byari tuzajyana kandi nubwo nshaka no kaza wagasana nawe nabikora umwana uzabura kandi urabizi bebe hanyuma amahane arahari nandiki nanjye nyereka nawe ushaka umwana ntabwo byoroshye byaha ariko banza ushyire seke bihaza uretse ariko rero nawe amagambo ufite arasesa ariko mwaretse oya have se oya rero uyu mwana ava ariko ava umugore we afite uruhinja mu ntoki reka mwereke ise mbese urashaka kwica n'umwana uri gatanzure kuba mu nzu y'undi uri mu nzu y'undi ugira no gusesereza ariko mana yanjye we ariko baryari we nzamurera uyu nguyu ntiyari ubwo turabizi twagutinda ariko nanone sinemera nk'umugore w'isezerano ariko ntabwo turamenya niba ari adeni ntabwo turamenya impamvu twemeye uyu ni adeni gute umugore w'isezerano atuba mu rukiko akanya aho kwanga uyu mugabo tumenye ntabwo wari wemerwa mu muryango sheri ntabwo ukiri ingabo ntabwo nabyaye ariko ndishima nzabyara no nzabyara rwose reba nk'iki cyiza twari twarakiriye umubyeyi nkaba wowe impamvu nguteruye mama wawe aranyuba we nzagukunda ni agakobwa mbere se ugendana yewe nicaza umwana araza nicara ni agakobwa se reka ntabwo nzi gukikira umwana bikunde none se navuga ngo nzi gukikira umwana ngeze sinabwiwe na mama kwitoza reba imyaka amaze nawe najya kumwibera kamwe yigoshe no kwishyura umucunga atamurya urwara umwana akarira akaregura ntabwo ari umugore cyangwa ziriya mpeta zikamwika ariko rero wamuheka nasinzira uyu mwana ni njye musa muri mubibona uyu mwana ni njye musa iyi ni kereva asa na nyina asa na se ko numva uri kubihuza asa na se asa na se yacu yabyaye icyagakobwa ntabwo ari inzozi baryari yambara amayeri ariko wagira disi amaze iminsi umwana we bamugize imbobo ariko se wani umukozi wawe ntabwo umenya yawe ujya mu hari umwana w'imbaho ubaho iby'abantu bo mu kiraro munsi y'ikiraro ariko se kujya uvuga ngo umuhungu wawe ngo ni sasa oya karakana k'agahungu ni keza uzi ko naje nkasanga arimo arahuha umugore imineke amutamika reka nze mpamagare mama nawe aza dusure asuhuze n'umwana arebe ugiye kongerwa arimo kumutamika reka mpamagare umukecuru okebe nawe urarengera mbere ziriya telefone mama nawe urarengera kabisa arengera nose ni gute arengera atakunyitaho si inshingano ze mukecuru mama ntakagufasha urarwaye nk'uko ukunda arengera babyara umwana muzima nk'uyu ndengereyeho mama yego byari amafuti kuko wenda ibyo nakoze bihabanye n'imyitwarire mizima ntabwo ushakaga ngo uze urebe wa mudamu disi yawe wari wamenya se yuko nyine atwite inda ni yawe karibu muze mumusuhuze nawe yawe ese ibyo twakoze twagiye kubikora araza kuvuga ngo ngure mfatira murambwiye ngo araje ibyo twakoze wari uhari uburyo ujya kuvuga ngo umugore wawe kanya nawe ni karibu karibu
Muraho neza. Muraho neza kirashira kiri umwana asuze mama. Mama waje ngwe nasenga se. Umugongo ntabwo aragejeje noneho ntugire umukecuru isi mucawuye ariko turamwakira ntafite umugabo kandi wamugoteje cyane wanjye niba hashyira andi muntu urahabwa n'umugabo wawe ohereza n'ibindi ntukamubone ngiye ku kazi ngasanga sheri arimo aratandika inyungu y'umuneke bari kuvuga ngo ntabwo ndi umugore noneho ari kumubwira ngo aramuhakeye ibaze nawe njye ku kazi umugabo agatumira inyungu y'agahita urumva wowe bitababaye kuko wabikoze yampamagaye uyu mugore yamushyiriye kandi kuko birumvikana wese kuza gusura umuntu babuze usibye ko inzira itabwira umugenzi ariko rero ikibazo turimo oya have yaruse uyu muntu ugenda namuhamagaye turi kuvuga kuri cya kibazo cy'amafaranga arambwira ati ndebe bari hagera nkica abaje gisaza ariko twebwe bakoze amakosa wari kumuhamagara nawe ishaka bisa nuko mba Yitegereza telefone ntabwo yitegereza telefone yaririyo mu gitondo tugahinda yaririyo wategereje yishaka akava ku kazi asanze ariko nyicara bari kunyakira avuga ati ceka namugisha inama tudashaka guhamagara wakimwakira mukamutamika uko niko kuba urugo rwiza we nawe nutazi yantamitse wari uhari umugore abazima basaga yamutanze imineke amufashe no si ibyo gusa yanasomye n'umwana mukunda yanasomye maze ikirinde oya have nk'umubiri si ushaka ukuri se ngo yabikoze ngubi yabikoze gute ko ntarimo wabimubashije ubundi we wareka wakwitonze ariko se urashaka ibintu byose urashaka niba yari yibaha imbere y'abandi wabaye komanda hano tubwire inzira ntibwira umugenzi buretse tuza ihangane tuza umwana wanakwigishije kwihangana zihangana se ngeze rya kandi kwihangana biruta yewe ubwo ndashaka no ikintu nakugira ngo inama tuza nakubwiye ko nta kigeragezo nta kigeragezo kitagira iherezo kandi kwihangana bitera guteresha nibyo kuko inzira nta mubiri umugenzi nanjye nabona peve nkabona ari umwana mwiza numva nta kintu nabonaga nasumbisha kefa nabona ariko ceceka imbabazi nizo kongera kugarura abagore bawe nabona turagira ngo ukitegene kwihangana agaseka ajya gusenga urarusohokamo rwinjira watuje wambaye ukatuza oya mureke si uri kwinjira asohoke ninjire wana nakumva byose ntabwo uzabibona mama ntabwo uzabona nasohoke nose arasohoka ajye arazi umugabo wawe ujya kwandika uragumye kumvereka rwose genda umuherere hariya mu cyumba ndagenda mu cyumba umwana ibere ibintu byose birashoboka karibu umubyeyi mwiza kandi ibintu byiza biragenda wamuhaye amata genda umwandi ikosa y'umuhanda nawe afite urugo rwanjye cyambere uzi umugambi uri wo mwiyura mubyeyi genda umwibere utuze uretse urarwaye karibu mu mutima wawe ni ukuri wandwaniye ishyaka ryo kunyuba nanjye nzakuba n'umubyeyi nzamuba uzi umugamba uri bimbi nawe kandi uri igi kandi ikibabaje ese watubabaniye udakwinga nawe ukareka kwihata amagambo ukatukamerana neza kwega ubundi uyu nguyu ni itako ryiza akurikiye ni amaso meza ni inyambaro ni ibikarashi ubundi biti yakurikiye iki ngiki ndetse niba ikintu bitari nabona ari voka ngenda abona ari n'indi ahubwo si voka ariko uraza kubibona ngaho mama do nawe
Nicyo umuhungu wawe mwese bagirana utanyurwa n'umukobwa izaniye karashize uyu munsi make-up utazimaze mu gihugu mubyeyi reka ibi ngibi ntabwo ubundi karashika se ubundi ubwonko bwo witera make-up kugira ngo abasore bakurebe ushaje ariko make-up niyo kibazo imbere yawe wikubaho cyangwa ikibazo ni ibibazo ufitanye ejo tuzajya kubona tubona uje umeze gutya ibibazo nibazo ufitanye n'umukazana wanjye azana wawe se we ahubwo mwebwe hari n'ibintu byinshi muzabazwa mutanazi ndi umukazana wawe akaba umukazana reka wowe ntabwo uri umukazana wanjye sawa rero nanjye ntabwo waba mawe ubwo rero nyine ubwo ni kimwe ku kindi waba mawe uko ntabwo uri umukazana wanjye nuko ukubona turakwemera. ubutambaro reka rero ubutambaro mwanyemerera uko wa mukazana wanjye utubaho mwanyemerera mukamaganya tukavuga nimukomeza gutya mukavugana umwe akavugana kuko wese urumva atararerewe muri ntacyo turi bugere kandi ikibazo kiri hano kigomba gukemuka nyoko bukwe urabinyemera ko kigomba cyangwa gukemuka ushaka umubiri reka mbanze mubwire musomere ariko si ubundi ubu njyewe narakubwiye ngo cira birabura yaratuje byari bimeze uri njye cira ubu yari ameze nk'inkabo bagiye kubandura bica n'ahandi abagabo murakwifamaga yamuteye n'imiti nta n'uwamenye cyabamenye isundi nk'uyu ushobora kuba yaramuteye imiti umuntu utukana adatuje umeze ute ubu umeze neza nta kibazo ariko rero mwanze kumpa ijambo kandi ngomba kari gukora mama wanjye ikintu kibaho mu buzima sibyo bajya kwanga urukundo ni sibyo urukundo ni ibyo niba urukundo ari impumyi akana karasinziriye se wowe uba ushobora kuvuga niba wicaye uriya mugore akwisesheje wa mugabo Honey, nawe ndakwereka honey, Sherry, my husband, my everything, my mureke mbabwire mureke uyu mubyeyi agira icyo avuga bivugire mama mureke rero mbabwire aravuga sai nimukomeza kuvuga mwese mukavugira rimwe ntacyo muri bugere sibyo byanze bikunze ubumwe iyo ahagaze akavuga arumva ari muri mukuri n'undi yahagarara akavuga we yumva ari mukuri sibyo ntituzi icyatumye uyu mugore agera hano ahubwo keve we wamuhamagaye cyangwa uyu mugore niba yamuhamagaye keve ndabona yakoze ikosa ariko yakoze iriye gusa reka mubwire ikosa yakoze uru rugo sibyo kandi umugore wisezera reka niryame no ku mugabo wanjye arumva umugore wisezera rero nubwo bimeze gutya keve yaguteye iyo nda turanayemera nta kwiyonda ari ariko urayemera bizi ko ari umugabo wanjye hari ibyemera afite ibintu byose birashoboka ibyo bintu by'ubukristo twabanje kwanga iyo nyuma gusa wihorere buri mama warambye ariko ibyo gikristo uragikanga ntabwo kuba bagasana keve wenda njye nagize n'ingera n'ingera akatavuze umwe da umwana arasa na keve umwana arasa na keve ariko umushavura aramwemera keve aramwemera natwe twaramwemeye amaraso yacu aka gakecuru rero wagira ngo nako baba mwana wa reka nkubwire uzi amagambo yabanje kuvuga mbere aravuga n'ikaramu sibyo icyo nshima imana nuko nawe imana yaradushubije ase uri kutubwira ibi sibyo amagambo ya peni na wakubishe mama wawe aracyatanga keza amagambo wari warabwiwe wari warashije amwe peni na yabwiraga hana sibyo ayo peni na yabwiraga hana nawe ni kwa rumese rero ubu ngubu imana yaradushubije nawe uratwite ndabizi ukamubwire mama byesheri wanjye ntabwo arakora ku nda yanjye ariko ntabwo ayikoramo se harimo yakoze ku nda y'uriya yashyizeho n'ugutwi amuha n'imineke ngo ari kumva ko umwana ameze igeze ko atumva uko wanjye ameze nzamenya aragaragara se umwana azamenya urukundo rwa se icyo ni ikibazo mugomba gukemura we na sheri wawe kandi kandi mukagikemura nta wundi muntu ukibivanzemo keve nta kwanga nubwo ibi byabaye nubwo uyu yamukozeho yamukoze wenda kugira ngo ukunde akakureba ariko hari ikintu nzi uyu ni uwawe mugumane isaha n'isaha yayikoraho tureba atayikoraho tureba ikizima cyo nuko kujya mu gatuza uyu mwana yamwumvishe rimwe ariko uwawe bari kumwe iminsi yose ntakakurishe icyo napfaga cya mbere cyanteye igishimo gishima nuko nawe use wowe uravuze cyangwa urarutse aravuze cyangwa ararutse ari kuncura n'umumbarizo uyu mwana we azavuga amusore nawe basohoye uyu mwana ushaka arasongosora umuntu ari kuncura n'umwuka baragucura umwuka bawucura icyo igihumbi
ndahari imboga mbi naho tusha Kamu. tusha Saka ariko ucunda banga nawe biti ako se wakwitonze kuki ndashaka kubabaza ubundi mwamubajije ikimugenzi isuno kukimubaza mwese ndabona mutoshye wa mucacu wamamagaye nawe ntiwamamagaye nawe ntiwamamagaye nta wamamagaye nabwo mwana ndihangane gutarimo nsanze induru hano ahubwo reka mbyegere uramukubise ikintu nanjye ndabikukubwira kwa muganga cyangwa ahubwo bebe yaramuhamagaye aho nzabyara umwana ufite ibyishimo cyangwa ni imibabaro Yesu wanjye nzamubyara adafite amashuri amagambo uvuze buriya nta namukomerekeje wowe hora n'umwikomerekerezamo nawe ubwawe amagambo uvuga cyane ubwo we ibintu uvuze ntabwo unyereye mu kanwa ntabwo ucitse ibisebe mu kanwa ntabwo nabicika kubera ko ngewe nyuma yewe buriya hari n'ibintu bari uvuga munsi buriya nawe y'ikiraro wumva ntazi byaranyobeye ntabwo wemera ngo wumve yuko hari n'umwana wawe ugomba kurindira umwana si ibyo ngibyo bivuze iki wowe ndusha kumukunda se umuntu usha nk'ubuzare se kuko umukunda ntamubwira ngo ntavuga amagambo ameze ati ngaho yaza agihagarara ku musozi akamera nk'umushumba ariko igihagararo igihagararo se ni ibi wamubonye uko agana andusha iki ndakwisabiye akurusha no kuba yubaha nakwiyingingire narakubwiye ubushize ngo ndashaka kuzaganira nawe ari ibintu nshaka kuguhuguraho ijambo ryarambwiye ngo kubana kwabo kwiza barahugura ukomeje bino bintu waba uriho wisunikira ku muryango wa gereza cyangwa ku mwobo w'urupfu sibyo kuko byanze bikunze niba wishavura ashoboye kuba yaza ariko mu ikipe yanyu ari kubura wishavura ntatwite nyamukobwa uyu ntatwite ariko nicyo cyawe uri muramukazi ubashobora guterura kiriya kintu akaba mwaretse umubyeyi muramukazi wanjye umugezeho gute ndi kukubaza aha ndetse no kukubaza aha ese ni ikibazo byose birakureba birandeba kuko nanjye uri muramukazi ushaka reka twumve mama wawe icyo tubwira mwaretse mwiganiramo umuntu erega ibintu by'abakecuru namwe mujya mu magambo menshi mwarashe ku ari kumugira inama nawe uragaruka mubwiye ko ncuna nk'uko umwana mu nda mwiza nawe yavuyemo sahu umwanya wo gucana twebwe wabyumvishe babona yazanye n'imiti yo kumukurira n'umwana azagira icyaha imana yatanze uno mwana azagira icyaha imana yatanze uno mwana no kuvuka azavuka rero ikintu nababwira keve dushaka umuti w'ibi bibazo sibyo dushaka umuti w'ibi bibazo uru rugo rugira amahoro ugira amahoro n'umugore wawe ugira amahoro n'umwana agahenge urumva umenye kugira umwana wawe umuhekeye ndetse n'umugore kuki wirirwa sheri ndi kumva naniwe nifatira n'umwuka mukeya njyaho siko niyo mvuze bintera iseseme nari nagize ngo wararikiye ameza none abanye baseseye mu meza ngira ngo abandi baryaga amakara wowe umwana afunguza ameza n'umugore pe yamagufa uretse ishurwo rudadoradora usigaga harimo umwana sheri umugore ari kunuka ngo ni ubuda basumva ngenzi sina mwana uri mu nda yanjye ese kuki ari kunsuzugura muzaza murwara za mikorobe mu nda ngo ni iz'abana turabategereje ejo abana tuzigatore ufite mikorobe mu nda ndagukunda umva se mwitumena amatwi mbwira ikintu wari wampamagariye kandi ari bamuhamagaye siko n'udushaka I will never go away from mugenzi this. hasi ugena mamaga mbwira ko mushaka arambwira ngo Erega n'ubundi ntibiraguze. yewe niwe wampamagaye akubwira yuko nubwo yanshakaga nubwo namushakaga nawe yanshaka reka mbyizere ako nacyo mugera wo gutanga nacyo twaganira aratanga kayasenya atanga kayamubiki nawe mugenzi wacu wewe ntabwo tuburaza rero ukuntu wakorosha basi kameze neza umenye ngo umenye ngo ibintu bibaye atari bibaye iraryana wowe narenza kujya mvuga uzasura na bebe nishire mwandumva mwidusaguriza ko mana y'isi n'ijuru mw'abakecuru dore ibi ni iby'imana ikunda ariko nk'uyu ari gusero njye yishimye
ntabwo dutisha birebesheje amaso mana yanjye umva yewe urabona ukuntu baje ko bari kwandika imivugo ngo namenye bari guseka gusa bari guseka gumya natuhunga umwana wanjye akeneye akose cyangwa uje muri ibyo muri iyo byawe uri kunshyira ni urushima cyane imisatsi twese ajya ku mugore we Keya rwose biriya ntabwo ubundi yameze nkawe ureka muri Keya hari iminsi atanu baravuga ngo ntabwo yigize azanuka ntabwo nteganya wowe nutagutuka yaba atarumva kuko agakecuru nta disipurine ugira nta kinyabupfura ugira uruwo kwiguteza ubutambaro imana mbwira ngo sikiri mwihorera ihorera uriya mugore niko ateye uriya mugore ntabwo umuzi umunsi wowe wagamagenda kuyumva wo ndanakumva ariko mukuva nanga ukuntu uri kumvira uyu nguyu nabe n'ubu cyangwa se ntawe utamukunda pe ndagushimira aka gakecuru namereye kera rwose mwambagare bakamucecekesha ko mfite umwuka muke cecekesha wanjije eragiye ni shitani uyu ni shitani nanjye ahantu uzagera shitani ni umukazana wawe yego ntarenze ko ari kuriya n'indirya we mureke gusa uri kutubwira ikindi uragira ngo nzajya gutera kuko nawe nagize ubwoba kuganira na mwabukoze se kandi nawe uri kumbabaza ariko ubundi ubogamiye he ko nta n'umwe ugucira akaruru uzi impamvu uyu mugore aba ari kunsaka ibaze nawe aragira ngo nzabyare umwana wanjye wowe venare kuriya aza guhekeye wowe venare ke wishavura aza guhekeye oya nta muheke yashaka izo ni impungu dore yaragiye kurwara agatoromanika wagiye witonze ukazazana umwana tukareba n'umwana akanavuka ubundi Yesu yaje kongera ankunda cyazimiye n'iki umugabo ni byose umuganje ni matera nduhukiraho umuganje n'ibyishimo byanjye umuganje amakeya nanjye rero ikinezeza ni kimwe ni uko mariya uyakeneye amahugurwa uyakeneye guhugurwa uyakeneye gusenga yahanzweho na shitani kandi uyu mugore mumuyize kandi wa mugore burya mama wa mugore hari n'igihe ubona ko ari mugenzi wawe niwe se niwe ntabwo ari umugore ni umugabo se uri umugabo yabyaye ndetse hari igihe umuntu ahungabana akaba nk'ikihirwa akaba bazimenya baramubwira mama ni ukuri fata numva mfite rero ikintu twakagura karame mwana mu kabati harimo imineke uza ashaka kujyana n'umugabo yakumuzana genda nawe keve nasanga n'abajya kandi niyo uri gutanga pe dore umukozi yaguhereje ntunurire ni umukozi kuba uri umugore wamubyaje ntibibe batamera uyu uri umugabo wanjye ntabwo akiranye kuguhereza umugabo ugiye yakwizanira akira umugabo yabyaye ako babimubwira ubundi reka mubwire ubundi mwebwe ave ubwo uyu nguyu ndi kumuhereza natawakira ugende mu rusengero ubundi se urabona yakurya ko tubigira iyo ukarya umuswa se cyangwa arye imbeba ararinda ajya kurya umuneke ubundi nawe ariko sherire n'ikizi ukoze ubundi si imineke kuriya yishakura wayiguze akayishyira mu kabati urabumuha ubundi wahara hari faranga wawutanze ariko hari n'amaronji siniyabona hari n'amaronji se za pome zarashize zahahoraga muri firigo induru z'ahangaha bibuka ariko reka mbabwire reba ibyo bita muri muravugira wapfuye niba utari utuzi utari umuneke ipfa turagushyira nimureke rero mbabwire imana iri mu gihugu cy'ubwoko imbaho njye n'utamwa kandi bagurire neza bagiye muri firigo kureba aya maronji cyangwa agapora maze unagira ubugambo bunuka wajya uceceka ukana abandi twese tuba twacecetse uri muravuga bagenda umwana wanjye nkunda nzanira izindi muturiya mu ntoki ukuntu utagira ngo wowe asakunda aho uteje abantu ariko se ubundi ubwo uzi icyiza cyo gushaka umugabo ugukunda ni iki ngiki atesha abantu umutwe gusa
we naho nasanga umwana ari uwa mba sinagucaka hari urugendo ushaka kunsenyera ariko ntabwo kemeye maze nta cyuma nazanye reka zane icyuma nanjye ngo yabyawe nani mama yawe byaye umurozi wa mubyeyi we nawe ndagusabira umwana n'umuntu wowe utwiteze ariko reka tuza byibura mwaretse gukorera satani ijambo ryambwiye ngo muhunge satani nayo izabahunga muvanye satani nayo izabahunga nawe uyu munsi naza kuza gusenga Imana ndasenga Imana ariko ikibazo ntabwo izi nambara wabuze ko umbwire gusangira bishabuka mubwira nagutoje gusenga Imana mama nasenga gute niyo arasenga yo gasenga nyabingi se iyi nyabingi kazi wabyaye asenga guteza kuza kubaha shiri kumvira bebe ariko arasenga abasenga baraho ikintu kibaho rero mu buzima kibaho kugira ngo uce muri uru rugamba kebe ese urugamba arimo ari mu rugamba rw'isega n'ibi bitutsi ari mu rugamba no gusenga sibyo wongera uhindukire wongera usenge Imana sibyo se mubwira usenga Imana ndabizi ko njya gusenga Imana bakura akunda igihe wagenye sibyo rata ariko ubu nibyo asa kuki ushakira amata ku kintu nibyo ubu ushakira urukundo ahantu ubwo urabona umugabo wagukunda gusenga zareka nibashira urabona umugabo wagukunda urugo rwacu ruteka umusatsi bajyana n'intuza z'abakecuru uri aho ngaho urasamye umeze ugomba kugira gutya kubyirengagiza wamara kubyirengagiza ukamenya ko ufite cya gihe urahira warahiye uvuga ko utazamubaho atazamemukira uvuga ko utazamuhemukira ushaka uzagira uzagikubita uzakice ibyo rero ugomba kugira gute imbere nawe cyangwa kumenya umugore wawe w'isezerano ugenda ikindi cya kabiri ubwo burozi genda ikindi cya kabiri wishavu wavuze ko uzabana n'umugabo wawe mu byago yarwaye atarwaye mwabyara atabyara umanika akaboko rero nibyo satani ntabwo azakorera ku biti cyangwa ku mabuye satani azakorera mu bantu keve yarashutse aremera yarashutse iyo ajya kubimenya ni uko inzira itabwira umugenzi nanjye ntabwo aba yaragiye muri ibi kazana erega ibi ngibi bikurura inyatsi bigakurura ubukene bigakurura intonganya ubu icyo mwakagombye kuba mwari mugezeho ntabwo muzahita mukigeraho noneho agenda kuri akagore gasa n'umwakuna uyu mubyeyi n'igihe simwita umugore nawe n'uyu mukobwa wowe reka mubwire twese twaremwe n'Imana yewe ubu ngubu ndiho ndababwira Imana kuko Imana niyo ishobora byose Imana ni urukundo Imana ni umubyeyi ijambo ryarambwiye ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda sibyo uyakeneye isengesho sengera umukobwa wawe uyakeneye isengesho nawe nakubashye ntutume nkubwira nabi cyangwa ukambwira nabi isengesho yavuga atavuga aya magambo avuga aya magambo avuga ntabwo ntabwo mwaturutse ikarayesi ndabona mutari batumwa niyo mpamvu rero keve nawe na nyoko bukwe da nubona ukize bino bintu we noneho ukabona umudamu wawe arabyaye ubundi icyo ukabona umudamu wawe ikigira cyonyine mubonye abana icyo gitese ubwa mbere kibonye ubwa mbere umwambaro uva kare nabuze numva akantu keve uzongera usubire iki yadodesheje cyo kwakira umunsi urabona atari cyamuriye ko yari mu rusengero wongera usenge ukora amasengesho wiyizi inyuma y'ibintu keve iwanyu mugira inda k'intonda givuye ni wowe yindi ntonda cyangwa mutunze n'imbaraga uravuga inda n'imbaraga se ari urara munsi y'ibiraro umusha yuko umuganje ariko wabona ari wo wazizanye ngo atakomeza kugwanga inda zirakuriye zikuriye se ko umugabo wanjye ubwira sohoka ariko ahubwo sohokana na atazitwara nagukatira ironji wirire nagukatira ironji
urya neza utuje wowe ese umwana urabona arimo gutera neza ugasubira mu biki ubona amaso kureba atari amaso meza da ntari amaso meza se uzaza wirirwa ubunga inyuma y'ubuzutu bw'abagore ako se wa ariko umva mukumvira ku mugabo nimwe mu mushuka mureba ko iyo nzobe mwareba ko yamaze ikabababaza uri kumva ndagukubita isahani tusha ngaho noneho irwana nabo mfite umuneke utagukundikira ngo umusatsi umeze nk'inkorera kundi umwana wabibona ubu ntabwo ushobora kuba watuje ko mukaganira neza basi byibuze nawe nziraho ngabanyaho amagambo ngira ikintu wamamagara cyo kunsaba ashobora kuba ari inda yamuteye umushinga ashobora no kuba ariko yisangiye ashobora no kuba afite ikindi kibazo ko turi kumutega rero ibintu byose birashoboka kuko wibuka ko ijambo ryarambwiye ngo yesu yaravuze ngo mureke urukundo rukurane n'abasore ntabwo gisha cyane ibi rero bishobora ese ubu bizarangira bite bizarangira kuko nta mvura idahita nta nijoro ridahita warashingiye ngo hagiye bararira umuntu nijoro reba hano wari ufite umukaza cyangwa ufite akira madamu akira madamu ni nyoko madamu ni nyoko na nyoko wanyu ubyara nyoko ako se ako ntabwo ushobora gutuza pastor udatukanye ukamuvugisha ndakwiyana ndatuza se uri kumva ndi kukunyukira ku buryo ngabo reba ndatuza do ye reba karashi do akamubwira ibintu sibyo izi ntambara zose ntabwo tuzaza si wowe uzizana se ntabwo ari wowe se ni bande muzabisangira kutazivamo none nigire kubwira oya subiramo ngize intambara ntabwo uzagira gute nivugiye ko uvuze iki twakabaye turi mu mahoro none izi ntambara zazanywe nande tutuje ariko apana uyu munini kuri umutekano muri urwo byakozwe nande batibihereze abantu ushobora gutoje kubaha no kumvira kandi Sara yajyaga avuga ko umugabo ari umutware rero umugabo ni umutware ntabwo nongeye gusomokana n'ibintu sibyo bazagira ibibazo by'abagore hirya no hino naza nawe unanirwe kumuha keya ngo bamubwire ikintu cya mbere kigomba kubaho sibyo iyo umuntu ari umuntu mukuru umuntu agashyira mu kanwa cyangwa se bakamubwira nabi byose niwe wabusagura ubusabusa byose ni wowe iyo umbwira mbere hose y'uko ufite umugore ari byose byakabaye biri ahamagaye ntabwo iyo umbwira mbere hose y'uko ufite nyoko kuko wisadunda na nyoko w'inshinzi ntabwo byose byagakorewe ariko se batse kuba ababyeyi aguhamagaye wari uje utitabye ntabwo navugana wari ubizi ko afite ntabwo nshaka kukwiharira nanjye ngira umushyira nkavuga sheri abagabo bandi nawe umenya ko nawe yewe Yesu zirahibwira umugenzi azabwirishiriza se umuzi he zirahibwira umugenzi abasi abantu baravuga nawe ukavuga ako se ushubije nabambaye nka iyo umusaza asaze uramurika agasa ahubwo barabona n'umusaza arasara agatinya nyina wese nibaza ukuntu usara ugasarira no ku bantu utabona yuko badasarirwa ko nta ukwiye kubaha cacaka abanyamagambo ndakuzi ukanihera umugabo mu mbore muhe ushaka umugashe wamwatakambeye mbagubwije ese reka nkubwire iyo uri kumusoma ura ntabwo akunukira mu kanwa yewe yanyegera numva nenda yewe umugabo wanjye uvuga wowe uranuka yanaguhutse kubera umuntu ukora ibyo bikaza uvuga wambaye muri biberi ese muramesa yewe nabe nanjye shere umugore usa gutya muri uriya mutwe umeze kuriya wese undusha kwambara ugira n'isoni undusha gusa neza ugira n'isoni reba umugore mwiza nkanjye wasize shere reba mu maso nta mugore uzakuruta n'umwe sibyo reba mu ibyo maso babikubwira ndabizi ko ari wowe mwana w'umugore mwiza ariko ibi ngibi byose babirimo biraba ariyo bivuze bari kwanika ngo barakuruta kandi reka mubwire erega n'ubundi niko byahosaga mbere urukundo ni uru nguru ibindi byose byarabatiye kandi dore nyirabayaza
cyakoze nizere yuko ibyo byose uri gukora ndazize ubwenge utaza kongera kuzira ko kameze nk'akinzoka kuko ntabwo matwi yanjye ubwitonzi nayo rwose nabusanzemo ntabwo nemera kwibuka atarafashwe wowe ubundi reka niko byakwitwa uvuze shyira hano hafi hafi ntagire vuba nashyire hano ntabwo nsangira ntabwo yarikoze navuze ngo shyira hano we narakubwiye cyokora kubera ko uroga reka kwihorera ubuze kukoza kugira ngo fatira ibintu uzajya tongera kubikora undi bisubize mwihorere rwose mwihorere reba akazi k'agatindire yakurikiye umugabo wanjye imitungo areba akayi umugabo wanjye ama yamara kubona izikaya aravuga ngo njye kumwoshya umuntu ari kunyerera ari gusaduka ngo bamuha bivuye mu matiku aba yagenda gusetsa ariko numva bibigize byanyu birabizi kandi tuzabyerekana keza umwana wacu azaba asa bikamubwira nawe inkurure iminwa yayo bayikoze ndarenze gute yewe nanjye narambiwe uriya mumama bakijyana mpamvu ko igitima kirahari muzabyara uhaguruka rero buriya muzabyara mu mezi twabarambirwa ubwambo bwacu mu matwi yacu ntabwo mwabahazi nese wambwiye ikintu wanshakiraga cyagenzaga ubundi nkigende ntarengera ndavuga ariko ubundi inzu wayimurekera tukayerekera hanyuma tukigera uriya mwana mwiza kuriya mwana umva reka bya mwihorere twese twajya dushakira inzu ahandi amazu arahari kandi hari amazu ntabwo ubundi uri kunyumva wowe ndi kukubwira ngo nyumva uzashindi kose umugabo wanjye atansiyo niba kuvuga byawe niba kuvuga byawe kwiruka sibyo sinumva ikintu wanshakiraga ku kibuga ntabwo nari nyikubwira aho imiki ese ubundi ari amafaranga n'izo wahitamo icyo wabyumvishije namwika akamwica avuga n'ibindi urugero nkamika mpa amafaranga yanjye ndakira ndi kukubwira we kumbwira ikintu cyaguhamagariye byakunaniye uba mubwire sasa reba hano tongera kumureba abageni barasetsa nawe urabona hari ikintu cyose barashitatani wari waboshye wari wagiye kuri keba baramukoresha yewe kebe uri kunyumva ikintu navuze cyangwa wandaje hano mbabarira shyira umugabo sibyo naho nsubiza mbere ko cyabugenda sijya kuyamana nsubiza amafaranga yanjye ikibazo si cyakemutse nk'umubyeyi hano ndakubwira ntibavuze ko bazansubiza yarabyaye nari nyivuga ijambo utera hindura kubera ko uzi ko nta cyiza nkwifuza ariko ntacyo bitwaye batanga karibu umwana nishimye nzamuteruye n'umutware wanjye nzamuherekeza tuzane kumubwira amatwi ikinyarwanda nyuma wikumvira ibyagenda ntabwo bindeba uruhe ruri umugabo wanjye umugore atamusajije urukundo rwacu rwa mbere ntimuruzi ese uko nshimye kubona ibi ngibi byakora noneho utabona byo bita buriya nta nubwo muzi no kureba ikintu ahubwo wowe ikibazo ufite ni ugusenya kandi ntabwo bizagumana njyewe ibyo mbona ni ibisenge byasenyutse ntawe kuba waramwohereje urukundo rwanyu rwubatse ku mucanga mu gihe urw'abandi ruba rwubatse ku rutare urumva ibintu biri gusenya aho ngaho ari nk'ibyo umucanga mu gihe amazi sasa acaho mukabyeyi nanjye ko mudakina se uretse hari igitekerezo nari mfite rero igitekerezo nari mfite kimeze gutya umeze nk'amakenda bishinga n'abakunzi kandi buri gihe cyose kandi nawe ndakunda shira noneho nkabona
ngaho tubwire uretse murakoze iyo nabonye ibintu mbese birimo kuyagara ndavuga nti reka mbe ntuje Kevin urabona ko umubyeyi yarabyaye kandi umwana nyine kuko urabona ko ni amaraso yacu rero urumva ko hari igikwiye mbese kuba cyakorwa ubwo na mama we yaramwirukanye ntabwo amushakaho amambere yabanje kumwirukana yahoze anganiriza agitwite iyo ndazayishyira wayimuteye tugize amahirwe umwana wacu none akeneye kuba mbese ni ugukora uko ushoboye tukareba uburyo aho yaba aho yarerera umwana icyo gitekerezo nicyo nzanye ese murakivugaho iki imibereho abayeho ntabwo ariyo kubamo afite uruhinja ashaka kubaho atuje kandi ukanamwegera ukamuba hafi icyo ni igitekerezo cyawe ndabyumva nanjye ibyo bimwe nafite umwanzuro umwe mbere yo kumuza nabitekereje ntekereza ngo umwana agiye kuvukira mu mbega nyine ari ibintu bizafasha gutekereza kabiri nanjye rero nabitekerejeho nifuje ko namushakira abantu bagaragaza ubuzima n'ubundi si uko atarafite ariko byibuze mu kundi tugerageza kugaragaza ubuzima ariko hagati aho ngaho ndacyafite ikibazo cy'uburyo ntabwo turarangiza ariko kubera ko ibya mama byo byihutirwa niyo mpamvu gushirisa uciye mu ijambo ahantu ushaka akarambika umusanire barimo barasobanura nyine urabwira iryo dini ryawe se twari uvuge bize ibintu byawe nk'uko ubwo rero turabona igitekerezo cyanjye cyari uko namushakira ahantu ho kuba arambitse umusaruro ushaka kugira kiri imbabazi ndabizi byose ariko reka nayo kwisubiraho mbane nawe mu nzu se oya ntabwo ugiye kubana nawe mu nzu uragenda gute tukamushakira aho arambitse umusaruro sebenye azataha ryari tukamushakira inzu nziza iyi nzu si iyi nzu dutererane umwana byose byuzazuza Agahinja kuba naramwemeye bivuga yuko noneho tugiye no kuba nakushe wagira ko ibintu oya ntabwo ari uko bimeze wishyura ntabwo mugiye kubana uyu nguyu uyu Anita uyu nguyu Anita uyu umwana usoza mu nzu arashaka we azamukodeshereza indi nzu ntabwo ari iyawe azaza bajya agenda baryama oya ni uburyo bwo gusova umwana ufite ikibazo kuba burya iyo ahantu hari ikibazo ashaka igisubizo kandi ntabwo ashaka gutanga igitekerezo unyumvire ko Kevin ajya gukodeshereza Anita sibyo byanze bikunze ni hahandi Kevin ubundi azajya ajyayo Kevin azajya ceceke azajya ajyayo namara kujyayo hazongera havuka undi mwana akabazo mfite ni akangaka igitekerezo mfite ni iki numvaga Kevin yagenda akavugana na mama wa Anita sibyo akemera ko azajya atanga ingezo y'umwana ukamenya mituweli y'umwana ukamenya ibintu by'umwana ukamufashiriza iwawe utavuze ngo uramushakira inzu ushobora no kutajyayo wowe umuhaye rugari azajyayo n'abandi usange bibaye ikibazo wahuye ibishugi umwana w'abandi uretse ko umwana yigaga bibaye ngombwa rero numva umwana mwamufashiriza iwabo mwamara kumufasha yenda umwana yakwigira hejuru Anita kongera agasubira ku ishuri nawe akeneye kurangiza amashuri ye ubworozi twigana kubana ntabwo mwabana ni abagore babiri babana mu nzu urumva munsi y'ikiraro urumva oya yenda tuvuge twe kuvuga munsi y'ikiraro iyo umugore agiye kwikura amafaranga agatanga bakamuha inzu
wicaye ngo wabuze aho yakomoka nawe iwanyu wayigura nivugiramo nimureke nivugire n'ingendo asabye ijambo gira nyina ku gakecuru gaceceke kandi baba bari kandi Imana inyibeza ubundi mujye mwiga no kubaha ijambo ryarabwiye ngo twubahe abo kubaha tubahe wari wamisemo mu bandi bakobwa bigeze nini ako kugira ku mubyeyi mwe rero ishindura ibirenge se ndaramubira rero reka mubwire ntabwo twavuga ngo Anita aba mu biraro kuko umugore yajya kwikura amafaranga akagura inzu ntabwo aba abuze ayo gukodesha ahubwo ntiyanzira itabwira umugenzi erega nawe tujye tumugarukira buriya Keve yagiye amubwira ati wowe mugore wanjye wenyine ndavuga nawe urumva yagiye amubwira ati wowe mugore wanjye wenyine sibyo tujye akamubwira ati nidukomisyo wishaka kumbabarira nidukomisyo tujye dukoma n'igasire sibyo dukoma urusyo dukome n'igasire ubu Keve yagiye kwa Nana amubwira ati ndagukunda umugore wanjye ibiki amuha amafaranga urumva ko yitwa twego gusebya mama we cyangwa papa bamwise ikoze amuhaye amafaranga rero niyanzira itabwira umugenzi yari azi ko ari we mugore Keve yamubwiraga yenda ko nta mugore agira ubundi se ko basezeranye impeta ya Keve iri he Keve yuzuye bifuti enda bakeneye abakecuru mwe nuko ndamuzi naramubyariye nubwo ari umukwe wanjye impeta yawe iri he umugore wawe afite impeta iyawe iri he ugenda ubeshya abakobwa ko nta utari wawe impeta yiwe iri iwanjye yanayitaye ejo wayisize mu cyumba njyemereye urakoze ko wayisize mu cyumba wagize iki none iwanjye wayitaye kuri iyi ndaya umva de wageze yuta arimo kugira ngo agushwanishe n'umugabo wawe naho nayiza kandi akubwiye ko iri mu cyumba kuki mwumva ko nitonda akubwiye ko iri mu cyumba agenda uyirebe urayibona umuntu yivugiye ko impeta yaraye iyo mpeta agezeyo ariko kubeshya nyine kugira ngo ushwane nata nyina akajya ndagukema ndanabyemeye reka tubyemere ko impeta yabiriwe none se yamuteye aho utaryamana bararyamana niyo mubwira ngo ihangane twihangana bibaho urumva kwihangana bitera kunesha kandi nkubwira ngo ujya wihangana ndimaze amezi 9 rero bivuga none se urabona kandi uko mushatse umugore arakuriye ndayanze yuko y'umugabo wawe umugabo wanjye ariko nawe n'umugabo wanjye ibi nimureka rero mbabwire ibi nimuguma muri ibi muraguma mu rwenya kandi igenda ashaka mbese ngo uwo muherukana umutera inda naho kwanza ariko se muraryamana ukomeza kumva induru ze uraza gusara ahubwo ujye kumusuzuma nyamaze si umunwa wanjye ako se wishavu ntacyo kana wishavu wawe niwe kibazo reka nkubwire atarimo gusaza ubundi usibye n'ibi byose ko muri uwo musakuza aba bararengana twe turarengana ukuntu barengana ni uku yego twaravuze ngo Keve yarashutswe kandi koko yarashutswe urumva inzira ntibwira umugenzi yagiye yavuga ati umugore wanjye ntabyara tujye tumugarukira nawe noneho ari akavuga ko reka nanjye njye kureba ko nabyara usibye ko ntagushyigikiye mu cyaha kuko urahira wavuze ngo twabyara tutabyara sibyo twaravuze ngo Keve ari kwicuza nawe nza kumenya ko umugabo Imana impaye ari uyunguye inzira ntibwira umugenzi birambuye ariko ahubwo naragiye umaze kwicuza wenda ntabwo ndabona umwanya wo kukwicaza wenda ngo dusangirire no tuganire ndabizi ko kizaba icyo gihe ukuntu yari ariko ushobora abantu bose ntabamuta yerekana ko ari we mugabo nanjye mpanga abandi basore bakunda uramukunda none ariko rero noneho ushaka igisubizo cy'uyu mwana arampari kuko bukeye nuko bwije icya mbere nta kazi agira inzira koko nibwira umugenzi ndabizi urumva icya mbere nta kazi agira icya kabiri ni uwamuteye ari umunyeshuri ndabizi ahubwo no kuba mama we ataramwirukanye ngo ajye kurara mu biraro n'Imana yagize none rero arabyaye mukecuru nubwo avuga ngo bamukodeshereze ntabwo nabyemera dore impamvu ntabyemera bise umwana w'umukobwa ntakiri mutoya Keve natajyayo sibyo muri iyo nzu yamukodeshereje hari abandi bazajya ujye umenya ko inzira itabwira umugenzi inzira ntibwira umugenzi dukumire rero reka bamufashirize iwabo Keve yagushakiye mitiweli
aramufasha se mu mutungo wanjye sijyawe ndi ku ruhasi nyine ariko nawe warabyemeye nawe ese nk'uyu ni umugabo bwoko nawe se ugiye kumutuka ibyo sinabikwigishije mituweli wacu twari twarayitanze mituweli barayitanze agendera kuri rero dore mituweli wawe ikintu ugiye gukora umwana keve wishobora n'ihangana dukeneye mituweli y'umwana urumva dukeneye amavuta y'umwana dukeneye isabune y'umwana dukeneye ibase y'umwana dukeneye n'imyenda kuko yabyaye yaraje ngo njye kugura ibyo byose ni amafaranga sibyo rero ni ugushaka ukuntu wagura imyenda y'umwana ukajya no gusura mama we yego ukaganira na mama we ukajya umubwira ukuntu buri kwezi cyangwa buri gihe uzajya umenya kumufasha umwana kugira ngo umwana atazarwara bwaki uremera wowe uremera abantu mwe uremera ibiki umushahara mpembwa ntuzi ose keve ntafite akazi aragafite mu gihe agafite katwumva kazadumisha icyo ashaka bose n'abangaba bose bakashaka bazanye gukoresha ubundi ubwo mu bice inyuma umbona nawe uri yaba nabishoboraga nanjye nagomba ndi guhangana nawe wagiye nanjye nagenda nkamwijenda genda siko se mama yabanje kujya amutaza kandi ndabona mumva ko avuga ko namushebeje agatwara kandi namusebeje nibyo ubwo rero njya kwa mama wacu navuye kurya naje hano nawe kwa mama wacu igihe naramukoganiriye nayo maze iminsi maboko ari warwaje rero kumva niba ujye kwa mama njyanye umwenda sinshaka ko umwana wanjye baza kumubita bakanyirwangana nkaza kwitura umwana hasi numva ngo nabigenza ne kuko aramutse akubitse hasi njyewe nibyo nakubwiraga urumva wavuye kwa mama wawe mama wawe yagombaga kukurakarira niba wamenyera ivani yatanze reba ibintu byose yagutanze agira ngo ujye ku ishuri wige ugire ubwenge ejo uzigirire akamaro nawe umugirire akamaro ugire n'igihugu akamaro urangije ujya gutwara inda yari yagutumye inda none rero dore ikintu ufite tugiye gukora noneho uzajyana n'uwaguteye abanza cyangwa uwaguteye inda azabanza agenda avugane na mama wawe amubwire ko ibintu byose ari ugomba kubikora ariko kumukodeshereza inzu azaba aguteje abandi bagabo kumukodeshereza inzu niho keve nawe azangira gusenyera akongera akagutera indi nda kuko azaba akodesha inzu aje akaryama se uzamubuza kuryama uzamubuza kuryama rero ikintu dushaka ni ukuzajyana keve uzajyana na keve sibyo kandi kwa mama wawe tuzabivuganaho na keve tuzabivuganaho hanyuma mugende mugusabe imbabazi nk'ababyeyi erega zumva nawe ni umubyeyi erega buriya bari yababaye bitewe n'iki n'ibintu byose ariko zikurira umwana ishuri kugira tuzabanza tubiganireho mubwire uburyo tuzagenda humura wowe ntabwo wowe uraba ugumye kwa mama wa keve sibyo hanyuma bazabagende babanze bavugane na mama wawe aguha uburenganzira rero usubire mu rugo ariko uzisubire no ku ishuri kandi ikindi cya kabiri ujye usenga imana uzongera usubire mu murimo w'imana buriya wakoze ikosa ugende bagukomorere ujye muri korali wongere uririmbe ntabwo iyo ubyaye uba igiciro akubuza kugira ngo abantu batavuga ijambo ntabwo nzongera nibyo ni ukuri inzira ntibwira umugenzi y'inzira ijya kubwira umugenzi ntabwo waremeye kuryamana na keve ufite umugore aho prince basezeranye umugore w'isezeranye nyine urebye wabona ari umusore nyine n'ibyo ubwo rero reka turekere aho twatinze cyane reka nanjye bananiwe cyane ndabashaka kuryama nk'ababeshyi ndananiwe rwose pe nyuma reka ubu tubyanzuye bityo sibyo utazajyana na mama tujyane abo wanditse sibyo tujye gukemura ibibazo bihari kubera ko rego uzite n'izina uzite n'izina tumenye uko umwana namuhamagaye kwa muganga kumva n'ibintu byose muba mushaka kubimisha ngiye sindi umubyeyi iki ngiye wumva ibibazo ngo yandebyaye ibintu byose uzabyerera na mama wawe ntushaka kuduherekeza uzaza reka nkubwire ubundi kwita izina ntibasigaye
barivuga mbere batarabyara yegora bakaryandikira kwa muganga bagahita bashyira umwana mu irangamimerere. nyine namuhamagaye ari tuboherereza biranga ntabwo twabonye umwanya wo none se ikindi cya kabiri bambwiye ko nzajya ku murenge Kevin, ikintu ugiye gukora tuwazeretse kujya iwabo twari mu cyaro ongera usubire ku gicaniro wongere nawe no usenge gusenga wongere wegere Imana sibyo wongere wegere Imana wongere ugende wongere ube umuhanuzi w'Imana wongere usenge urumva dore intwaro ni iyi niyo ntwaro y'umukirisitu uve mu by'urimo iyo ntwaro izakubera impamba yo muri uru rugendo izagukura muri ibi byose izagutambutsa aho utagombaga gutambuka. Ese ntuzi ko gusenga mbere nabi yuko ukomeza kuvuga aba bakecuru wabanye gusenga nabi bitera umwaku, gukizwa nabi bitera umwaku urumva, kandi gusenga neza iyo uvuga Imana neza ugasenga Imana ntaho utagera urumva. Ngaho ndemera rero ushabura wishavu ibintu arabiguso wishavu ko nagutoje gusenga koko afite indero ko waretse ko ubwo se urabiseke ntunanyubaha ko ndi mama wawe atangiye nuko rero Kevin iyi ni intwaro y'umukirisitu urumva. Gusenga ntaho bitagutambutse, gusenga ni imibereho, gusenga ni ubuzima. Wongera usubire ku gicaniro usubire ku gitumba wongere usenge Imana kandi izakugirira neza. Dusenge tujye dusengera n'abantu baguye. namwe reka dusengere. Uwiteka Mana ishobora byose, data twese uri mu ijuru Kristo, turagushimira cyane, turagushimira yuko umwami wabanye natwe. Uwiteka turagushimira imbabazi n'urukundo n'impuhwe nyinshi tugirira, icyubahiro n'ikintu cyawe. Ngaho Uwiteka Imana ikomeye, data wa twese bana natwe Uwiteka, kandi cyane uha umugisha bano babyeyi turi kumwe, kandi Mana data wa twese Kristo inama zabo nziza zisa, reka ukomeze ubabyeyi neza. Umuryango wanjye ugenderere Uwiteka Mana ishobora byose Kristo, ndakwingize kugira ngo Uwiteka Mana data wa twese uri mu ijuru twese uduhe umugisha wawe ndetse no kugira ubwenge bakoze kugira neza kandi ku Imana yumva gusenga cyubahiro n'icyiteka ryose. Ariko turasaba kugira ngo twabonye amena Satani n'imbaraga mbi z'umwijima n'ivangavanga umuryango wacu Uwiteka, reka byose Mwami Yesu byibagirane ku mpande zombi mu izina rya Yesu. Bana utugirire neza, dushoboze Mwami Yesu kumvikana, dushoboze Mwami Yesu niba gutariza umugozi umwe ndetse no gufata n'ubufatanye Mwami butagira data wa twese igaruriro mu izina rya Yesu. Ndagushimiye cyane, cyubahiro n'icyiteka byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mu mazina ya Kristo. Amen. Mwakoze rero, reka mbashimire.